rero hari abantu ritunze, hari abantu bifasha. Uyu munsi uratumiza imodoka kuri online, uracururiza kuri online, kwivuza ni online, garura bikazagira n'ingaruka ku bana bari kubuzukuruza bataranabaho. Urumva rero tuba dukwiye gushishoza, nganiza umuryango, ndavuga ati iki nicyo gihe Imana igiye yarabivugiye yere bwawe. Nk'urugero nditanga urugero nakijijwe ndi umusore mu Kinyarwanda bavuga ngo umusore utiraririye ngo ntashobora narongora ngo inkumi, ariko se nanone niko bimeze. Gango ko rero nawe Ndi God official nongeye nizeye kandi nimanukiye, njya nkunda kuvuga ati nizeye ndetse nimanukiye. Twatembereye twasuye umubyeyi umupasiteri uzi kubwiriza neza cyane nkabikunda. Nizejwe no kubonana nawe. Murabona ko imbere yacu dufite umushyitsi nyaboneka Ndi God atangira twibwira, hanyuma nanjye nkaza mu kanya gatoya. Umwanya nawe pasiteri. Urakoze cyane God official. Yego. Ku mazina nitwa Musabyimana Theoneste, nkaba ndi umushumba w'Itorero Mispa Church. Yego. Nkaba nubatse, mfite umudamu n'umwana umwe, ntuye muri uyu mujyi wa Muhanga. Yego. Ati ndi umushumba w'Itorero muri Mispa Church. Yuze Mispa Church hari abatabyumva. Mispa wari umusozi, nuko twavuga Mispa ni wari umusozi urebye w'abahanuzi. Ni umusozi w'uburuhukiro. Bisanga muri kira gitabo cya Samweli, ni nko kwavuga Gilgali, Zayoni, ni umusozi w'uburuhukiro. Mispa ni gisobanuro mu Kinyarwanda ni umusozi w'uburuhukiro. Arakoze cyane. Ati ni umusozi w'uburuhukiro. Uje ku madini ukoma ahantu ibito bamwe n'abadive, abandi n'abayehova, abapentikoti, heyari, n'abangirikani. Hari ubwo se yarira Anglikani niyo eyari. Niyo eyari. Yego di ntabwo nyamenya kubitandukanya. Ngomba kubimenya. None nuvuze ngo ni Super Church. Mispa Church. Mispa Church. Ryaje gute? Buryo byaje ndi gukorera Imana, turi gusenga, ndi mu itorero. Icyo gihe nari ndi Burundi, niho nakoreraga umurimo w'Imana. Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo subira mu Rwanda, kandi ugende utangize ministeri, utangize umurimo w'Imana. Byari ibintu bigoye cyane, utabasha kumva. Itorero bisaba ibintu byinshi, nubundi ahantu ndi gukora umurimo w'Imana, ndi mu ivuga butumwa, bisaba imbaraga nyinshi nyine kumva ngura ko urubaka umurimo w'Imana. Ariko byari yerekwa n'abahanuzi benshi bari barabihanuye, ariko aho gatoke igihe nikigera bizasohora. Ubwo rero ni muri urwo rwego mpita mfata iminsi 5 njya kubisengera ahantu bitaga muri Kongo. Ndagenda n'abantu batari babizi kugira ngo atagira n'umuntu umenya ikinzanye. Ariko icyo gihe abantu b'Imana barabimbwiye, ndaza ndasenga, ndategura, nganiza umuryango, ndavuga ati iki nicyo gihe Imana igiye yarabivugiye yerekwa yaramaye, iki nicyo gihe cyo gutangiza iyerekwa Imana yashyize muri ngewe. Nuko byaje rero ngaruka nza mu Rwanda, ntegura iby'amategeko asaba kugira ngo itorero ritangire. Turabikora kugeza ubwo twatufunguye Itorero Mispa Church ku mugaragaro. Ni naho baduhaye inkoni y'ubushumba, umukozi w'Imana shima cyane kandi mfatira ikitegerezo wo bita Desire Habyarimana. Araza aratwimika, aradusengera, duhabwa inshingano. N'ubundi twakoraga umurimo w'ivuga butumwa, ariko kuri uwo munsi tuhabwa inkoni y'ubushumba, dutangira gukora umurimo w'Imana mu Itorero Mispa Church. Byiza kandi kabazo gatoya. Ariko naho ngo mu gihe kizaza ngo hazaza amadini ngo yimperuka n'ibiki byose, ariko ntagira banyumva nabi cyangwa se batwumve nabi, ko turi kuganira, turi kurebera hamwe. Kandi bajya mu byahishuwe ugasanga handitse ngo ubutumwa bw'amatorero 7. Yego, ngo handikire ngo Sarudi, ngo Pergamo, ngo Tuatira, ngo Philadelphia, Laodikia, sibyo? Ayo se n'amatorero angahe? 7. Icyo turaribara guti? Abo ni abantu babivuga ati iri torero rya n'inzaduka. Ni na kwa abantu bakunde kubivuga ati usengemo ya matorero inzaduka. Ariko mbibutse ko ikintu cyose kiba cyaradutse. Ikibazo ni imyaka byaziye rimwe ni imyaka idahura. Abatangiye mu cyamagana 8 abaje muri 2, abaje muri 90 n'abazaza. Ese kubera iki bundi tuvuga ngo tugira ikibazo cy'amatorero menshi?
ko utubari dufungurwa buri munsi ko nta kibazo kiba nimba utubari dufungurwa buri munsi kuki amatorero yo atafungurwa ku bwinshi kandi Matayo niyo katubwira ngo ubutumwa buzabwirizwa mu isi yose ngo bwamamare kugira amahanga yose were ko Kristo agaruke igaruke rero so urumva rero ikibazo si ukuvuga ngo ninzaduka abantu ntiwababuza kugira uko babyita ariko burya nta muntu n'umwe utaradutse abantu bose nuko amadini yagiye azira mu binyejana bitandukanye mu myaka itandukanye reka tugaruke gatoya wari uri i Burundi uza kuza kumva uwo mwuka wera ukubwira uti isubira mu Rwanda hanyuma ubigenze gutya na gutya sibyo ubundi iyo bavuze ngo andikira marayika w'itorero baba bashatse kuvuga iki biriya ubisanga mu byahishuwe na Daniyeli yarabyanditse andikira marayika w'iri torero andikira marayika w'iri torero andikira marayika w'iri torero donc marayika wavugwaga n'ubundi ni nk'itorero ryabaga riri kubwirwa ariko kubera abantu batabashaga kubyumva muri cyo ubundi Bibiliya hari amagambo azimije niyo mpamvu ubona abantu bari kwandika ngo Bibiliya isobanuye hari amagambo azimije batabashaga kumva rero marayika w'iri torero wandikiye marayika w'iri torero marayika ni nk'umushumba cyangwa umuyobozi w'iryo torero Pawulo yagendaga ashinga abarari 7 Korinto Laodikiya Efeso marayika w'iryo torero yabaga ari umuyobozi cyangwa umushumba uhedinze iryo torero ubwo nawe uri umumarayika rero none ubwo nicyo nahuye sibyo ubwo n'abandi baraza kudufasha muri comment ntabwo twakwigereranya kuko hari numvise ngo urabona hari abantu bari gusenga ari inshingano zitandukanye ku bishop ku pastori ku profete ugasanga ngo umuntu yimikiye ku profete yimikiye ku hari numvise ngo yimikiye ku mukerubi ubu haje umukerubi ubwo n'ibindi bishyashya reka nabyo tubyite baramusengeye we aravuga ngo ngiye nimikiye ku mukerubi ubu ni umukerubi urumva hano isi iri kutuganisha si nkunda ibintu by'amatayito n'ibikige kuba pasiteri babimagije reka tugarukire aho ngaho nkundire tuze ku rubyiruko n'ingenga ibihe tugezemo ubona ko abasore ukwanze urubyiruko tubuze urubyiruko nta kurobanura ubu umukobwa uri mu rubyiruko bitewe n'imyaka kumanura gusubiza hasi sibyo icyiciro cyo kuva mu rubyiruko hari n'imyaka ndumva ari 30-35 ngiye noneho nashaje nganguko rero tukiri aho ngaho nimba usaziye ukuri nta kibazo icyo no gusazira ubusa nganguko ndibaza ukurikije inyengabihe tugezemo uko imeze sibyo kandi hakaba hari amagambo kenshi uzari niba abantu bagiye mu gutabara bagiye kugira gute haba igihe nyine nk'icyo kidasanzwe bakavuga ngo imirimo yawe ngo niyo izaguherekeza sibyo imirimo myiza yaba imirimo mibi yaba iki ndaguha nk'urugero hari umupasiteri nakundaga nubwo yageze arataha yaritahiye yitwa Theogene yavuye ahantu hakomeye sibyo ariko yabwirizaga ibintu kumva ko ari ibintu biri gufasha abantu benshi sibyo ibyo yakoze byagiye bimuherekeza reka tuze no ku rubyiruko uko ruri kwitwara uri kubibona gute se iyi mico iri kwitwara ihagaze gute ushingiye kwiyobokamana jewe ndashima Imana nkashima Imana no kuri iki gihe turimo cya social media kigenda gifasha abantu ariko nanone hari abo cyangiza cyane cyane urubyiruko usanga umubare mwinshi urubyiruko ruba ruri kuri social media n'ubwo ako gakobwa kanyina kubwiraga hari n'ibintu gakora kuri internet kuri telefone nanjye ntabasha kumenya hari umwana w'imyaka 10 n'ingaye ugasanga rero urubyiruko rwinshi rwisanga kuri social media ahubwo nkibaza ikintu bagiye gushaka kuri social media usanga rero ikibazo gikomeye ibintu basanga kuri social media biri mu bintu bishobora kubangiza bikangiza ejo habo hazaza kuko nk'ubu ari ibyo urabona nko bigo byateye imbere bigo by'Uburayi no muri Amerika dukuyeho ibintu by'ubutinganyi n'ibiki abantu bageze ku rwego bihindura bakihindura umuntu ngo ndi kwiyumvamo ndi umukobwa ndi kwiyumvamo ntashaka kuba ntari umusore ndashaka kuba umukobwa akagenda wumve revo bimaze kugera akajya kwihinduza none rwa rubyiruko rero
iyo akubitanye n'ibyo kandi tutirengagije hariho ubushomeri hariho ubushomeri bwinshi biri hejuru kandi umwana w'umusore aba ashaka kugira ngo atere imbere ashayininge agaragare agire urukweto rwiza aba ahantu heza agira imodoka nziza donc aba ari umuntu uri kuri top ugaragara neza rero iyo akubitanye n'ibyo bintu buri kuri social media bihita bimwangiza ugasanga ashobora kwisanga ari mu ngorane atakagombye kuba arimo rero ikintu mbona kiri kwangiza cyane cyane urubyiruko ibintu biri kuca kuri social media kandi niho bari kwisanga cyane ibyo bintu biri kubafasha kubahuza kubera hariho ubushomeri akavuga aterekana igeni no kuri social media yajyaho agakubitana n'ibyo bintu agasanga ati turi gutanga amafaranga kugira ngo umuntu abe umutinganyi turi gutanga amafaranga kugira ngo bigende uko nguko ugasanga yisanze muri icyo kibazo ugasanga rero ikintu kiri gusubiza abantu inyuma gituma urubyiruko cyangwa abajeni batisanga no mu gusenga cyane no mu iyobokamana cyane cyangwa no gukunda Imana no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ibintu bari gusanga kuri social media icya kabiri ubushomeri umuntu ariga yatanze amafaranga ariko yashaka akazi akakabura yashaka n'ibyo yihangira umurimo nabwo ugasanga harimo imbogamizi biragoranye ugasanga rero abantu bavuye mu murongo wo gusenga cyane cyane urubyiruko ugasanga na ya mirimo wagiye uvuga ntayihari igiye ibaherekeje ugasanga ntayo hanyuma tukiri aho ngaho ikoranabuhanga ubwo ni ryiza cyangwa ni ribi sinavuga ngo ni ribi kuko nanone aho isi igeze hari abantu batunzwe naryo yego urumva rero ntabwo waryita ribi hari abantu batunzwe naryo ikindi no kuba ndi hano rirafasha abantu tutari kumwe hano sibyo iri ni itorero riri hano iki ni ikiganiro aho hano abantu nk'abantu 500 cyangwa 1000 kandi sinshobora guhita mbateranya none ngo bishoboke so urumva rero hari abantu ritunze hari abantu bifasha uyu munsi uratumiza imodoka kuri online uracururiza kuri online kwivuza ni online bitagusabye kuva hano ibintu hari byiza bya social media ariko hari nibibi bya social media nango korera ati hari byiza ubukwiye guhitamo yego ati hari byiza ndetse hari nibibi cyane ko burya ikoranabuhanga akenshi n'indisi ya kabiri ku isi dutuyeho kabisa mu masi abarwa kuri isi nabwo n'indisi yindi ya kabiri niko kuri kabisa kandi bibera kuri isi isanzwe n'ubundi ibyo bibera ku hehe ku karubanda bakabishyiraho bakabihuza ahubwo birasabwa iki noneho sasa rero niye nama muri butangi inama twatanga usibye no ku rubyiruko gusa n'abandi bantu muri rusange no gushishoza no gushishoza uvuze neza cyane Imana iguha umugisha n'indisi kandi no ugasanga hari n'abatayi kuyimenya niyo mpamvu uzabona ugasanga hari n'abantu batangiye gufungwa bitewe n'ibyo bavuze kuri social media kubera iki ntago ayimenyereye ntazi uko bera aho bigarukira ijambo ryo kuvuga aho atari kurivuga ntazi ko ibintu uvuze bashobora kubibika mu myaka 50 bakazabigarura bikazagira n'ingaruka ku bana bari kubuzukuruza bataranabaho urumva rero tuba dukwiye gushishoza ubukwiye gushishoza haba barijyaho n'abarikurikirana ugashishoza ibyagufasha n'ibyakugirira umumaro ntidupfe kumira bunguri ibyo dusanzeho cyangwa dupfe kujyaho uko tubonye kose uvuge ngo nugupfa kuvuga menye icyo uri kuvugira hano hantu kuje ushobora kugukurikirana cyangwa bikakugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi rero no gushishoza ibyo dukora kuri social media suko ari bibi byose ariko twe kumira mu nguri ibyo tubona kuri social media yego ariko no umusore ashaka kugira gutya akavuga ati ntabwo nakizwa nkiri mu busore ntibyankundira nkurikije na hano hanze uhameze icyo akora n'ubaka bizavamo kandi ngo igiti gikororwa kikiri gitoya none ubwo bimeze gute aho ngo biragenda gute biratubwira ngo urakwiye gukora umurimo wo dutumya kiri ku manywa butarira kandi urakwiye gukoresha imbaraga z'ubuto bwawe nk'urugero nditanga urugero nakijijwe ndi umusore ndi umwana yego umwana w'ubyiruko mfite amaraso mashya mfite amashagaga hari bona abantu batwika hanze ibintu bitoroshye amapantaro meza abantu bakenyerera hano ukumva nawe wabijyamo urumva rero bitangwa ni za pocket pocket za pocket zakanyijije kera ugende utwaye ibifunguzo hano kugira ngo wemeze inkumi ko ukize cyane
no mu kinyarwanda bavuga ngo umusore utiraririye ngo ntashobora narongora ngo inkumi ariko se nanone niko bimeze umugani si nubwo dutandikiyeho gatoya ntago wemera ahubwo urumva urugo rushigiye ku kinyoma nta fondasiyo nta n'iterambere ntabyo anytime bishobora gubastinga kubera ku kinyoma ntago rero nabyemera so urumva rero gukizwa uri umujeni ahubwo nibyo byiza kuko biguteganyije ejo hawe ubuzima bwawe butangiye hakiri hato ukabwubaka ukiri mu myaka mitoya urumva rero gukizwa ukiri umujeni biragufasha cyane icyambere birakurinda kujya mu yobyabwenge kwiyandarika mu busambanyi mu bitahesha Imana icyubahiro ndetse usibye no mu bitahesha Imana icyubahiro kwiyubaha nk'umunyarwanda nk'umwana muto nk'umujeni ntago ushobora kujya hirya y'umuco cyangwa kutiyubaha rero iyo ukijwe ukiri muto uri umujeni birakurinda ikindi biguha icyo nakwita icyubahiro buri muntu wese arakubaha kubera za ndangagaciro kwa kwiyubaha agakiza katuzana indangagaciro katuzanira kubahwa rero urumva iyo ukijijwe uri umusore byagiye bimfasha bindinda ibintu byinshi abandi basore nabonaga babigwagamo abandi baje nkabona babigwamo urumva bakabigwamo ukabona aguye ahantu ugasanga mu kwiga kwawe basimbutse igipangu bagiye kunywa inzoga baraje barabirukanye we wigumiyaho ubwo kagakiza karagufashije urumva hari ibintu katurinda iyo uri umwana w'umusore iyo uri umwana w'umujeni uri umwana w'umukobwa donc biranagufashije ukubaka umuryango mwiza kubera iki byagufashije kwirinda ukiri umujeni ngango rero nyaboneka munyemerere byibuzemo kandi subscribe ukimara kumva iki kiganiro cyacu turimo cyangwa se ibyo dukora byose dukora ibyiza ku bwanyu ntabwo tubikora ku bwacu wasigukira kuri Mike Justin hanyuma byose bikagenda neza cyane urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana byose biriho kandi bigenda neza cyane gatandatu kandi reka tuzi tugarukaho gatoya ukurikije Bibiliya uko ivuga sibyo mu gihe tugezemo ni igihe gikomeye kandi kigoye yego hakuye ngo bigende neza birushaho kugenda biba rudubi biraterwa n'iki Bibiliya bivuga iki icyo ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye ariko ntabwo ari ya mvugo ngo ni yobera ritagatifu Bibiliya ibintu byose rabihishuye yabishyize ku karubanda biterwa nuko umuntu ayisomye haravuga ngo bira ni inyanja ngo biterwa nuko umuntu ayozemo nta kintu kidasobanutse muri Bibiliya yego ahubwo ni imyumvire y'abana baba cyane kuko burya buri wese n'ijambo aribwiriza bitewe nuko abyumva n'inyungu n'icyo ashaka rero icyo nagusubizaho aho ngaho icyambere kisha abantu n'irari ry'ibyisi yego irari ry'ibyisi abantu bashaka gukira vuba batanavunitse rero ugasanga agakiza cyangwa inyigisho ziragoretse yego ugusenga ko hambere cyangwa gukizwa ko hambere nuko ugasanga ari ibintu bigoretse kubera iki abantu bari gushaka gukira vuba abantu bari gushaka ibyubahiro abantu bari gushaka kugaragara no gukomera bigatuma bata za ndangagaciro ugasanga none ukabaza ni niyo mpamvu uvuga ibi bintu ko ndeba bicanganye nimba tuvuze ngo ubukristo mu Rwanda ni 90%, ugasanga noneho n'umusaruro wakagombye kuba mwinshi ariko ugasanga ahubwo ibibazo ibyaha bikorwa ni byinshi ugahita wibaza se kagaciro k'itorero kari kagaciro k'amadini menshi kari kagaciro k'ubukristo 90% hakagombye kuba ibyaha byaragabanutse abantu bari mu ngeso nziza noneho ya 20% ugasanga ni twatuntu dutoya ariko ugasanga ibyo bintu ntibiri kuba bisobanuye iki rero bisobanuye iki ya 90% ni ibinyoma ni abantu bihishe mu gakiza ni abantu bagaragaza ubwo bukristo ariko bambaye undi mubiri bambaye yindi ishusho tumubonana uyu munsi mu rusengero siyo tumubonana avuye mu rusengero ugasanga rero biri kwangiza cyangwa niyo mpamvu abantu usanga batari gukunda iby'Imana muri iki gihe bitewe nuko abantu bagaragara abantu twagafatiyeho urugero ubundi umukristo hari umuntu nakodeshagaho kera yego yigeze ko mu buhamya yubaka ngo iyo nzu yambwiye ati nahaye akazi abakristo twasenganaga kugira ngo bahe akazi noneho nza gutungurwa n'undi muntu utari umukristo ambwiye ati nyamara barakwiba yarazaga akabibaza bakamubeshya aza kumubwira ati nyamara barakwiba amuha ibimenyetso uburyo bibasima naho bayibika n'uburyo bayigurisha kandi ari abakristo uwabimubwiye n'ikintu umupagani urumva icyo gihe
uhita wibaza ibintu byinshi. Ugasanga niho bicanganye ukavuga ati se ubukizwa bwo muri iki gihe, abantu bubaha Imana, abantu basenga muri iki gihe biracanganye, bwa Kristo batubwira 90% buragaragarira hehe? Bivuga ngo rero abantu baratubeshya ko bakijijwe cyangwa basenga cyangwa bagiye mu iyobokamana cyangwa ari abantu b'Imana cyangwa bihaye Imana, ariko behind hari undi mwambaro bambaye. Yego, tubigereke kuri nde rero ngo mu gihe cy'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja, byose tubikire kuri Satani byose kari ubigitera. None niwe Satani rega ni umushukanyi. Satani ni umushukanyi. Erega na Paulo yabivuze, njya gukora ibyiza ibi bikana imbere. Kandi ikindi mwibuke ko yego turi mwisi n'abamarayika ngo Imana yibabonye babonamo amafuti, ari abantu biregagiza ko turi ku isi. Twambaye inyama n'amaraso. Yego, twambaye inyama n'amaraso. Dawidi aravuga ngo mama yambyariye mu byaha. Yego, rero hari abantu bashaka kwigira miseke igoroye, bagashaka kwigira abatagatifu, biragoye. Yego, biragoye. Rero turacyari ku isi Satani akoreramo, kandi Imana yaravuze ngo wasi ubonye ishyano kuko umwanza kumanukiye yakufitiye umujinya n'uburakari bwinshi bukabije, kandi afite amayeri ari gukoresha abagenti benshi batandukanye kuko abona ko igihe kiwe kiri kugaragara. Rero Satani ni umushukanyi, ni se w'ibibi, niyo mpamvu ari we nabigerekaho. Yewe pastor, kino kiganiro kiraryoshye. Kiraryoshye. Reka duse n'abasatira ku musozo gatoya. Tuze ku bantu arye nshobora kuba nsenga, sibyo? Ndasenga, ndi umusore, niko kazi kanjye gusa ko gusenga. Ese biriya bintu biremewe byatunga umuntu gusenga nta kindi kintu nkora? Okay, gusenga nta kindi kintu ukora. Wumva ngo ubuzima bwawe no gusenga gusa? No gusenga. Ndagenda nkasengera abantu, ndahanura, ndagira gute, byaba akazi kantunga mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Biragoye, bishobora gutukisha ubutumwa bwiza cyangwa bigatukisha uwo murimo ukora. Mu buhe buryo noneho? Muri ubu buryo, kuko urabona ikintu cyose kuri iki gihe ni amafaranga. Ni amafaranga, ntabwo wabaho nta mafaranga, sibyo? Ariko amafaranga ni na sawa. Yego, Salomo yabyanditse ngo ni umutaka twihishamo, ngo ifeza ni igisubizo cya byose. Ubuzima bwose ni amafaranga. Urumva rero ntabwo wabaho mu rusengero cyangwa uvuga ubutumwa gusa ubwiriza, ukenera ipantaro. Yego, ukenera gutega. Yego, ukenera kurya. Yego, abana bakenera kujya ku ishuri, ukenera kuvuza, ukenera kugira gute, ibyo byose ni amafaranga. Mu gihe rero waba uri muri ubwo buzima udashakisha amafaranga, uzisanga waguye mu ikosa ryo kubeshya, wisange mu ikosa ryo guhanura ibinyoma kugira ngo ubone bya bintu bigutunga, ubone bwa buzima bw'umuntu nyine, kuko kubaho hari ibintu bituma ubaho. Yego, rero mu gihe utabifite uzakereya ibindi bintu, uzarema ibindi bintu bituma bitukisha umurimo w'Imana. Ugenda usabiriza ati mfite ivuga butumwa aha, wampa agatike, ugende mu n'ubucuruzi ipantaro cyangwa ucuruza inkweto, umutekeho umutwe ati ntizamakagweto nzakwishyura ejo, kandi nta hantu uri bukure. Urumva rero ntago ari byiza. Hari n'ahandi nigeze kumva itorero bafite abasore n'inkumi ngo zishinzwe kuba ku gicaniro, zishinzwe kuba ku gicaniro. Ubwo agashya babakorera ubwo haza abantu bakabazanira amanido, bakabazana imigati, bakabaho muri ubwo buzima. Ubwo buzima urumva icyo ntago ari ubutumwa, ibyo ntago cyaba ari ubutumwa. Urumva rero ubuzima bwo gukorera Imana, urumva kera byabagaho umutambyi, bikatubwira ngo umutambyi atungwa n'ibyo mu rusengero, ariko siko bimeze ubu. Kandi ikindi manu ntizihoraho. Yego, manu zamanutse rimwe. Yego, uri kurajya hano nkumva ndaryohewe, ugatuma ngira ibibazo byinshi. Reka dukome urusyo, noneho dukome n'ingasire, tubicukumure neza, sibyo? Ubundi ni bande bakwiye guhabwa koko nyirizina ayo mafaranga? Ndagira ngo biducukumbure neza kugira ngo
abanyarwanda bari hose ku isi yaba wumva ikinyarwanda utacyumva n'uwakora transaction Ego. abashe kubisobanukirwa. Ubundi aya mafaranga yagenewe bande? Aya mafaranga dutanga mu nsengero, hari icya 10, hari amaturo asanzwe, ubundi byagenewe bande? Aha, urakoze cyane. Niho naringeze vuga ngo hari Bibiri kitubwira abarewi, umutambyi yatungwaga n'ibyo mu rusengero. Abantu bakazana ibyo mu rusengero bagatura, bakagira gute, yabaga ari wo murimo wonyine akwiye akora, yirwa atamba ibitambo by'abanyabyaha bazanye, asengera abantu, asoma ijambo ry'Imana, nta wundi murimo akora, sibyo, agatungwa nabyo. Urumva rero iyo bigaruye muri iki gihe biraza kugorana. Yego, biraza kugorana kuko ubundi amaturo dutanga, ibya 10, amaturo, amashimwe n'ibiki ubundi byagafashije umurimo w'Imana. Za nsengero zubakwa zikubakwa muri iyo misanzu, amashuri akaba muri iyo misanzu, ubwo bagakuraho ay'abakene n'iyo mupasiteri. Yego, ariko ubundi uwo mupastori bagomba gushishoza koko uyu muntu yahamagariwe kuba mu nzu y'Imana. Yego, none se ubu kuri iki gihe hari usanga aba mu nzu y'Imana igihe cyose asoma Bibiliya, ahera kuwa mbere akaguma kugira ngo noneho atungwe n'ibyo bintu byo mu rusengero, atungwe n'ayo maturo bamutuye. ni isanda cyakora ubushakashatsi ndabibona. Bivuga rero biragoye, tugomba gukora. Abantu bagomba gukora, bakavuga ubutumwa, ariko bagakora. Urumva, bagakora. Ariko kwirwa iyo udakora urabeshya, uvuga ibinyoma. Yego, utukisha ijambo ry'Imana, utukisha umurimo w'Imana, ugahora mu buzima bwo gusabiriza, bwo gutega amaboko, yewe ugasanga donc umurimo w'Imana ntabwo ugenze neza. Hanyuma ndasabwa iki kugira ngo umuntu abe pasiteri? Kugira ngo umuntu abe pasiteri asabwa iki? Ni icyo agomba kuba yujuje kugira ngo abe pasiteri? Icya mbere ni umuhamagaro. Aperi, umuhamagaro wonyine. Icya mbere nicyo bita umuhamagaro, kuko erega n'ubu uri gukora umurimo w'Imana. Yego, ariko ikibazo dufite, abantu bose bashaka kuba pastori. Yego, hari n'uwiyumvise avuga atari ko sha uracyari iyo ngiyo, ati naho bari gutanga ubupastori, akaba muri salo bagatamura kwe ikiganza ngo abaye pastori. Hari n'undi twasenganaga kera, yaragiye ajya muri papetera akoresha badge, ati bundi pastori. Ese pastori bakumva ko ari ikintu kiri aho ngaho, niyo mpamvu abantu batacyubaha n'uwo murimo niyo nshingano. Ariko pastori, umushumba ni umuntu ushumbye intama, ufite umurimo ahaziganisha, ahazitwara mu rwuri rwiza, mu ijambo ry'Imana. Rero ariko mu gitondo abantu barabyuka ngo ni pasiteri, ariko siko kuri. Rero kumva ko ngo hari ibisabwa, nta bintu bigenderwaho. Nk'umuntu ugiye kwaka akazi yavuga ngo arasabwa kuba avuga Icyongereza, Igifaransa neza. Icya mbere ni umuhamagaro. Ubwo waba uri umusore waba pasiteri. Icyo hari amatorero amwe adafite, atabyemera bitewe na doctrine bashyizeho. Hari n'abatemera ko abamama baba pasiteri, hari abatemera ko umujene ataba pasiteri, bitewe no kuvuga ngo uyu muntu umusore n'aba pasiteri hari ibintu azangiza. Ikindi, umusaza azamuzanira ikibazo, azakemura gute? Umugabo n'umugore bashwanye, azabasha kubunga akiri umusore. Donc hari ibintu azaba ataramenya, bakavuga ati rero ntabwo bikwiye ko umusore ashobora kuba pasiteri bitewe n'utwo tuntu tugendera. Ariko ku Mana ntabwo nta kintu nta myaka, nta minyaka, nta mugore, nta mukobwa, nta musore. Ariko bitewe na societe tubamo, bitewe n'ubushishozi, ibyo ndabyumva. Umusore subu azajya gukemura ikibazo cy'abashakanye gute, atarinjira muri uwo muhamagaro. Azajya gukemura ikibazo cy'umusaza n'umukecuru aho niho nabyumvira, nabisobanurira. Tukiri kuri iyo ngingo ibirebana n'ingano cyangwa se igihe, reka mbyite gutyo. Nge mvuze ko ari ingano cyangwa igihe, kuko ashaka ko ari muto, ashaka ko ari mukuru, sibyo? Hari umupasiteri umwe nigeze kuganiriza, we arambwira ati kugira ngo ube pasiteri bigusaba kuba wubatse, uzi kuyobora urugo, uzi inshingano z'urugo. Suri kubyumva? No mu idini rimwe ntashatse kuvuga, ntabwo turi buryamamaze. Yego. Kandi tumaze guhishura ko ku Mana amarembo akinguye, nta mukuru nta muto, twese turi bamwe, twemerewe gukora uwo murimo. Abantu tuzabyumva gute noneho? Ubwo urumva aho nagusobanuriragaho, erega ayo madini nkuko nakubwiraga, nimba Imana revelation ngashinga idini, hari imirongo nshyiraho. N'aya madini yose haba avukira hano nava hakurya rwota amasimbi, baba bafite abantu bayatangije,
bagagira imirongo bashyiraho ariko itandukanye wenda n'iy'Imana ariko ishobora gufasha sosiyete bitewe n'umuco n'ibihugu abantu batuyemo. Urumva rero icyo navuga hariya rubaje narimbajije nti hari wavuze ati twebwe ntabwo dushobora gushyiraho umusore bitewe n'iki ntago arubaka kugira ngo umuntu abe pasiteri bisaba kuba yarubatse yazi kuyobora mu rugo inshingano z'urugo kurya yabasha no zira n'inshingano z'abepiskopi bitwaje kira cyanditswe za nshingano z'abepiskopi ngo kuba ari umugabo w'umugore umwe bivuga ngo nta musore urimo nta n'umukobwa urimo none se azamo nakandi ngo kuba atanywa inzoga adakunda inzoga azaba kuyobora bo mu rugo rwe bamwe rero bagahita bagendera ubundi ikica abantu bagendera ku murongo umwe. Soma icyo gitabo cyose iyo chapitre umenye ibi byashaka kuvuga iki ariko ari igihe acomoramo akarongo kamwe nka bamwe basinda bamwe inzoga agacomoramo ko karate nimba biri yavuze ngo nabo ku nshingano z'abepiskopi baravuga ngo adakunda inzoga ati ubwo rero nimba atazikunda ntago bavuze ngo atazinywa yego urumva ko bwinda yakunaniye soma gakeya yego nta arigemuga kuko biba bisaba ko mu byo turya nabyo bibamo rukoro ariko biba ari sindabona umuntu ngo anzanire ubuhamya kuko umuganga bimwandikiye nukubyumva gutya akabyumva n'akabigira hari bene data two kubyinjiramo urumva rero icyo ngicyo ni umurongo umwe afata akagira ariko Imana ntago Imana yahamagaye umuntu kumushyira mu nshingano hari ibintu Imana itareberaho cyakoze abantu bo bareberaho ntabwo bivuze ku musore ataragira intama. Yesu ari ku Yerusalemu baramwegerana ati ngo bwira abigishwa bawe baceceke ngo bari kudusakuriza yego Yesu arasubiza ngo naho baceceka amabuye yarangurura yarashatse kuvuga ikigo urumva bo bumvaga ko bo ari bo bantu bumva yego kuko babuzaga n'abantu kumukoraho babuzaga n'abantu kumwegera bumva ko ari bo bakomeye bikomanga ku gatuza bumva ko ari bo bantu bashoboye ahubwo ariko nubwo aba baceceka yego amabuye nayo azagira gute yarangurura hanyuma iyo Mana ihamagara amabuye niyigira umupaka mu guhamagara abantu nicyo twari turiho niko kuri yego nimba yahamagara amabuye akavugira Imana kandi rega birashoboka none se ubu ngubu ibi bintu kugira ngo ubutumwa bugere kuba mwakoresheje n'amabuye n'umuriro ndetse ubundi ni ibi ngibi Yesu yabaga ashaka kuvuga kandi Yesu kenshi yavugiraga no mu migani akenshi urumva rero nimba amabuye ashobora kumuvugira akarangura akavuga ubutumwa bwiza ni gute ushobora gushyiraho umurongo ni gute ushobora gushyiraho ibintu bishobora gutuma abantu bo batavuga ubutumwa cyangwa batavuga Imana cyangwa hari ibintu bahezwa hari imirimo imwe bahezwa cyangwa hari inshingano zimwe na zimwe bashobora guhezwa zo gukorera Imana. Nemera neza ko 100% kutuje no mu buzima busanzwe ho gatoya nemera neza ko 100% leta ari umwe mu mugabane munini ku Mana kuko iba yashyizweho nayo sibyo ariko akaba ari leta ikorera mu isi hanyuma n'itorero nayo akaba ari leta ya Kristo hari leta y'Imana na leta ya Kristo abanyarwanda ntibaze kutwumva nabi sibyo se ubisobanuye neza yego hari leta y'Imana na leta ya Kristo kandi ugasanga leta y'Imana hari uburyo iri gukora kugira ngo iyobore imbata zayo mukuri ishingiye uko ibishaka na leta y'isi nayo ikagira uko iyobora abantu abaturage bayo kugira ngo bagendere ku murongo nk'uko ibishaka genderwa nk'uko ibishaka bagahurizwa hamwe yego urumva ko ni ingingo ebyiri zuzuzanye ubwo umwe ni umutwe undi ni igihimba reka mvuge gutyo bamba bariye mukagira Imana hakorwa iki kugira ngo za mbaraga zikomeze guhurizwa hamwe kandi bitabogamye yego urakoze uvuze neza koko na Bibiliya niko ivuga igihe cyose tugomba kugenda ibyo tuvuga byose bishingiye kuri Bibiliya ntago tujya hirya ya Bibiliya Bibiliya tubwira ngo ubuyobozi bwose buva ku Uwiteka sibyo yego niyo mpamvu Sawuli hari imyaka yamaze Imana yaramuciye ku ngoma kandi akiyobora sibyo na Dawidi igihe yamuhigaga yabonye uburyo bwose bushoboka bwo kumwica bakabwira ati ubonye umwanzi wawe mu maboko yawe mwica akavuga ati kirazira gukora kuwasizwe kandi wibuka Imana yamuciye
ku ngoma ngo ariko ngo kirazira gukora Kuwasizwe. kuwasizwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Rero ubuyobozi bwose buva ku Mana. Mu isi itari y'umwuka, mu baturage yaba akora neza yaba akora nabi, twemera ko Imana itabyemere ko yicara kuri ya ngoma, ntiyabyemera. Ariko mu gihe yicaye kuri ya ntebe, yego, Imana yabyemeye ubwo yavuye ku Mana. Y'abayobozi inkoni y'icyuma, yego, kuko n'Abayisiraheli urabizi, Abayisiraheli mbere bayoborwaga n'amategeko n'Imana, ari ibibayobora. Umunsi umwe barasakuza ngo barashaka kuyoborwa n'abantu, bayoborwaga n'Imana n'abatambyi n'abahanuzi. Batera induru ati natwe turashaka umwami. Bisabura Sawuli ati sawa rero, irabukubita bakuba abahati inkona, bicira abahanuzi, bicira abatambyi, abayobozi inkoni y'icyuma kabisa. Ati muhore mwumve rero, y'abayobozi inkoni y'icyuma, y'abayobora batambitse, y'abacurika, yagira gute, ubwo icyo gihe Imana nimba yemeye ko yicara kuri ya ntebe, Imana yabyemera. Ubwo buyobozi bwashyizweho n'Imana. Rero natwe mu by'Imana, itorero rya torero wavuze ryo mu isi y'umwuka, sibyo, ya leta y'Imana yashyizweho. Niho hantu nkunze kuvuga ubundi igihugu kiyoborwa n'abantu batatu: umwami, yego, ari uyoboye abaturage be, uwa kabiri ni umuhanuzi bamenya, yego, ari ugomba kubaha amakuru, babaza bya bintu byose, dutere tugire gute, ibi n'ibi, bakabaza amakuru bakajya kumubaza. Burya bakunze no kubagira burya abantu baba bafite burya babaza amakuru. Hakaba n'icyo bita umutambyi, nawe n'abo bantu batatu bashobora kuyobora igihugu. Abo bantu bose rero bagomba kuzuzanya, bagakorera hamwe kuri kuko bose bahuriye ku muntu umwe. Yego, bahuriye ku muntu umwe. Itorero rihuriye ku mukristo, leta nayo ni umuturage, ni umuntu umwe. Yego, urumva rero bose bagwiye gukuzuzanya. Umuhanuzi utanga amakuru agahuza n'umutambyi uhuza abantu n'Imana, ndetse na wa mwami Imana yashyizeho ugomba kuyobora umuturage. Urumva rero ubwo buyobozi bushyirwaho n'Imana busanzwe na rya torero, bose ni umuntu umwe. Bagomba rero guhuriza hamwe, bose bashyizweho n'Imana. Pastor, urakoze cyane. Ndagushimiye. Nize ko n'ubutani tugutumira uzongera kuboneka. Turahari rwose, bitewe n'akazi n'umwanya, turahari, tuzaba turi kumwe nta kibazo. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Nanjye na Rigadi Official Munyemerere byibuze tuzasubire ubutaha. Bye bye.